Mwebwe mwese muterane hano kuri ino channel ya Eva Mama Lionel ndabasuhuje. Wowe umwuka wera abwiye ati injira hano wumva ijambo ry'Imana ugubwe neza, Imana iguha umugisha kandi nkwifurije kurama, kandi umuntu wese ugukomokaho azagira ihirwe mw'isi. Imana iguha umugisha, kandi wowe uhageze bwa mbere ntugende udakoze subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye ubona ivugabutumwa rica hano umunsi ku munsi. Wowe hasanzwe ukomeze ugubwe neza, kandi nimba hari ibintu byinshi wungukiye kuri iyi channel ugerageza koherereza abandi nabo baze bunguke. Imana ibahe umugisha abantu bankurikiranye bari mu mpande enye z'iki gihugu cy'u Rwanda, mugubwe neza, umugisha w'Imana ubabeho, kandi ikintu cyose muzakora kizababere kiza muri uyu mwaka. Hanyuma namwe munkurikirana muri mu mpande enye z'isi, aho uherereye hose waragiye guhaha, Uwiteka azaguhe inzabibu z'igihugu. Igihugu cyose wagiyemo gushakishirizamo ubuzima bizemere ndatuye ngo bizemere. Hanyuma nawe wagiye gushakisha ubwenge kugira ngo wige, uzabahige. Mana ibahereza umugisha. Rero ndabakunda kandi namwe ndabizi neza ko munkunda. Uyu ni umwanya mfashe kugira ngo tuganire amagambo y'Imana andi ku mutima, kandi Uwiteka agumye kugukundisha gukunda ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dutangire dusenga. Mwami nyiribihe, uhinduranye ibihe kandi ibihe birakumvira. Igihe cy'ubukire kirakumvira kikitaba, hanyuma icy'ubukene kikibwiriza utavuze kikava mu nzira. Igihe cy'amashimwe kirakumvira kikibwiriza kikaza, igihe cy'imibabaro kigata agaciro, kikahunga. Igihe cyo gukundwa kirakumvira kikaza kikigira hafi y'umuntu, igihe cy'icyangiro kigata agaciro. Kandi mpagurukiye gutesha agaciro ibintu byose bituma uyu muntu atagira agaciro. Ndatesha agaciro ibyamwambuye ijambo, ibyamwambuye igikundiro, ibyamwambuye amahirwe, ibyamwambuye akazi, ibyamwambuye ubuzima, ibintu byose byamuhangayikishije. Nanjye aya masanda bihangayikishije mu butware Imana impa. Hanyuma Uwiteka nyemerera iki kirere kinkundire, nsengere kandi ningengere ubwoko bwawe warinze. Hari abo warinze ari abanyabyaha rwimbi, uyu munsi bagakizwa ejo bakagwa, ariko urabarinda kuko uri umutunzi w'imbabazi. Uri Imana izi kurinda, kandi uri Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Uyu muntu ndamusengeye kugira ngo uyu mwaka ntazakomeze kuneshwa no gutsindwa no kuba mubi, ahubwo umwambika imbaraga, kuko ubwawe uzagaruka ufite icyubahiro cy'ubwiza. Abatari bezwa ntabwo bazinjira mu bwami bwawe. Nsabiye umuntu wese uri hano wabatijwe mu mwuka wera ngo umuhe imbaraga zo gukomerera mu mwami n'ubushobozi bwe bwinshi. Kandi umuntu wese unkurikiye ndamusengeye kugira ngo icyubahiro cyawe kimugote kugeza no kubana. Ubamba amahema ku bana bacu, ubamba amahema ku miryango, ubamba amahema kubo tuvukana, ubamba amahema kubo dusengana, ubamba amahema ku gihugu, ubamba amahema ku itorero, ubamba amahema, maze aka kanya impfu zinkundire zitinya abantu waremye. Uyu mwaka hazabeho kudapfa, uzarinda abantu ntibazapfe. Impfu zitunguranye, impfu ndirukana impfu mu bantu, indwara z'ibyorezo ndirukana, imbaraga zituma abantu bakenyuka. Urakoze Mana, ndagushimiye kuzanya uburinzi bukomeye mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amina. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana. Yego, dusanga agiye uri kubaganiriza Muranzi ndo umushuti yanyu Mama Lionel Nyirabagenzi Harise. Tuganire amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva, igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, igice cya 19 umurongo wa 5. Haravuze ngo, none ni munyumvira by'ukuri, mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari yanjye. Imana ishimwe.
none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose. Imana ibaho umugisha. Tugiye kuganira aya magambo y'Imana aryoshye ari ku mutima wanjye. Hanyuma mubanze mwakire mu bwonko bwanyu ko isi yose ari iy'Uwiteka. Isi yose ni iy'Uwiteka, isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka. Isi n'ibirimo byose ni iby'Uwiteka. Isi n'ibirimo byose ni iby'Uwiteka. Nshatse kuvuga ko isi n'ibirimo byose ari iby'Uwiteka, isi n'abayirimo ni iby'Uwiteka. Ntihazagire umuntu uguhabya cyangwa ngo agutere ubwoba, yumve ko akaze ku giti cye, yumve ko yasenze kukurusha, yumve ko yumvirwa kukurusha, yumve ko atabawe n'amashuri menshi yize kukurusha. Isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. Iryo jambo ryandika ahantu. Isi n'ibintu birimo byose nawe urimo ni iby'Uwiteka. Icyo ukeneye cyose jya ugisaba Imana izakiguha. Ndashaka ko tuganira aya magambo avuga ngo none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko. Ndashaka kuvuga hagati yo kumva no kumvira. Abarokore benshi, reka nkunde kwivugira abarokore kuko nibo babanguka cyane. Ni kuko ni nabo bagira ibikabyo. Abarokore n'abantu bagira ibikabyo cyane, bumva bazajya mu ijuru ngo kubera ko bazi kuririmba cyane no kuryigisha no kurivuga, bumva bazi gusirimba no gutera za haleluya. Abarokore ni abantu biyongoza cyane ko bazajya mu ijuru. Nibo bantu bakunda no gucira abandi imanza ngo bara n'abapagane, muze mu murimo w'Imana, muze dukorera Imana. Nibo bantu nzi, nibo mbamo, niyo mpamvu nkunda kubavuga. Abarokore rero nibo nshaka ko tuganira aya masaha, kandi n'abantu batari abarokore bumviremo. Ndashaka kuvuga ijambo ryo kumvira no kumva. Rero mba mbona muri kamere cyangwa karagiteri z'abarokore ari abantu bakunda kumva cyane kuruta kumvira. Kandi ndashaka ko dutinda ku kintu cyitwa kumvira kuko niho akarongo kari. Ku kintu cyitwa kumvira niho ubutabazi buri. Aho hantu niho Imana iri gushinga agati cyane, ku kintu cyitwa kumvira. Kumvira kuko abantu barumva cyane. Abantu bajya mu rusengero bakumva cyane, bakaba n'intyoza gusubiramo amagambo n'ibyabereye mu rusengero. Bakunda kumva umwigisha kwigisha, bakumva usibye ko hari n'abatumva ibyo umwigisha yigishije, ahubwo bakunda gufata mu mutwe twa tuntu tuba twacitse umwigisha cyangwa tuba dushekeje. Nkange urugero, nitangeho urugero, mba mbona abantu bakunda gukuramo utuntu navuze dusetsa abantu tugatrendinga cyane, ugasanga nitwo twatrendiza cyane dusetsa abantu. Ni byiza no kuruhura abantu, cyangwa se n'impamvu turiya tuntu ntunyuzamo. Bamwe bakunda kunyita umukomediye, ariko ntabwo nzi nimba ndi umukomediye. Icyo nzi cyo nuko abantu iyo bandebye baruhuka, kandi nanjye iyo nirebye numva nduhutse mu mutwe, nta stress ngira. Hanyuma rero ugasanga abantu mu cyigisho cyamaze iminota 45 turiya tuntu nitwo twabafashije. Kandi mpita mbona revo y'abantu mbana nabo barananiwe. Burya nubona umuntu afashijwe n'utuntu tumuruhura, nuko mba namubwirije ananiwe, binyereka ko yarananiwe, yaruhutse mbigizemo uruhare. Ariko jewe mba nkunda cyane ko mufata mu mutwe ry'amagambo navuze iminota 45 kuruta turiya tuntu navuze iminota 3. Imana itugirire neza cyane. Rero ndagira ngo nkwinginge aya magambo uyantandukanyirize cyane, kumva no kumvira. Imana irashaka ko mwumvira cyane kuruta kumva, kuko kumva mwarumvise amagambo mwafashe mu mutwe. Abafarisayo bari abantu bazi kumva cyane, bakamenya amategeko y'Imana, kuyubaha. Heburabi nabyita kuyubahara, kuyigisha. Kuyigisha cyane no gukiranuka mu mategeko yabo cyane. Kumva cyane no kumvisha abantu cyane, ariko ntibumvire. Uzi umuntu wumva ibintu akumva ijambo ry'Imana, akumvira ijambo ry'Imana, akajya no kuryigisha abandi, kandi iryo jambo ugasanga inshuro nyinshi riranihanisha. Araryize muri Bibiliya, ararisomye,
agiye kuryigisha abandi baryumve ariko we ntarimo aryumvira. Kandi ndashaka ko twumvira cyane ijambo kuko biravuze ngo nimunyumvira by'ukuri. Ndashaka ko twumva cyane kuruta kumvira. Imana idufashe cyane. Icyama umuntu nkurikiye cyane ndabizi ko nkurikiranwa n'abantu b'abanyabwenge muri bumfashe kumva cyane gutandukanya kumva no kumvira. Kuko umubare mwinshi w'abantu baba mu rusengero n'abantu batunze Bibiliya n'abantu barepeta n'abasenga n'abantu bakunda kumva cyane bakanasesengura n'ijambo rwose bakarisesengura bakumva nimba kuryigishije ari byo bikurikije n'amashuri menshi bize bikurikije nuko banabyize kukurusha. Nibyo kumva ndabyemera ariko n'Imana irabyemera kumva. Hirwa umuntu wumva amagambo yanjye akanayakomeza niko Yesu yavuze. Ntabwo yavuze ngo hirwa umuntu wumva ngo haguruka agende, akanayakomeza uwazamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Ariko aha Bibiliya yavuze ngo nimunyumvira by'ukuri. Imana irashaka ko muri uyu mwaka abantu muyumvira mugabanye igipindi na rero azimirambararo n'ibintu by'amakorasi atuma mubiri byunzwe cyane. Ariya ni amatize rwose, biriya twabyita amatize. Ibintu bitarimo kumvira aba ari amatize. Ibintu by'amasiporo menshi mwumvire cyane kuruta kuza gukora siporo. Iri jambo ngo ni Imana yiyerekeraga Abisiraheli ku musozi wa Sinayi. Niho yababwiriye iri jambo ngo nimunyumvira. Uyu munsi rero aho uherereye hose niwe uri kubwirwa ngo niwumvire Uwiteka. Uwiteka hari amagambo menshi agiye akubwira ngo uyumvire, nimunyumvira. Nimunyumvira muzaba bigishwa banjye nyakuri. Yego, Imana irashaka ko mwumvira ibyo yavuze, ibyo yanyujije mu bahanuzi bayo, amagambo yanditse. Irashaka ko muyumvira cyane kuruta kuyumva. Imana ishimwe cyane. Umugabo umwegeze kumvira Imana cyane aragenda agaburira abahanuzi yabahisha hamwe 50 mu buvumo. Kubwo kumvira Imana cyane amaze gupfa, Imana isigara yishyura ideni tungabe kuko yakoze yagendeye muri ritime yo kumvira Imana. Erega Imana irashaka ko abantu bayumvira cyane kuruta kuyumva. Imana abantu barayize barayifite mu bitekerezo byabo. Abantu biza amagambo ndetse barimo baranabategeka no kuyiga cyane. Ni byiza muyumve muyige ariko munayumvire. Kumva ni kimwe, kumvira ni ikindi. Turashaka umubare mwinshi wabumvira kuruta wabumva. Hari abantu bazi kumva bagasesengura. Mana, hari abantu bazi kumva nk'abafarisayo we bakanaburana bati iminsi y'isabato nta kindi kintu kigomba gukorwamo. Na Yesu yakize umuntu ku isabato bagakritika bati kucyamukije ku isabato. Muri make bumvise amategeko cyane ariko ntibumviye amategeko cyane. Ntabwo natera harero muri iri jambo ariko ndashaka kufashwa kushaka kumenya kumva ikintu Imana ishatse kuvuga muri iri jambo. Abantu bumvise amategeko cyane, bumva icyo Imana itegeka, bumva n'icyo ishaka, bafata n'umwanya bazenguruka imisozi, bamwe baratumirwa abandi baritumira, bajya kwigisha Imana cyane, bajya kwigisha amategeko cyane, bajya gutanga amakondisiyo cyane, ariko bibagirwa ikintu cyitwa kuyumvira. Imana iha abantu bahe kuyumvira, bahe kuyumvira. Hari abantu bumva ijwi ry'Imana. Ibi birivuga ngo iki ngo uyu munsi niwumva ijwi ryanjye ntiwinangira umutima. Hari abantu bumva ijwi ry'Imana bati yambwiye gutya ku itariki ne yampa amasezerano nkayo. Nese ko aguha amasezerano ikagutegeka kuyagenderamo, kugendera mu mategeko yayo, warayumviye. Imana ikugirire neza cyane. Imana irashaka kuyumvira cyane, uyumvira cyane kuruta kumva. Kumva muri abahanga turanabemera pe. Twanabakurira n'ingofero mu bintu byerekeranye no kumva. Amajenda murandika, mufite telefone musigaye murekodinga, YouTube zaraje murumva cyane. Ariko icyambi ibi bintu tubabwira byo kumva mukanumvira, mukumvira icyo Imana igutegeka muri ijambo. Mu ijambo kumvira icyo Imana igutegeka, ukumva ko Imana igutegeka kureka ibyaha ukayumvira. Ukumva ko Imana igutegeka niwumve cyane ko abantu bafasha abakene ari imirimo myiza ninyuzwa mu muriro itazashya, imirimo nizagenda iduherekeje. Ntiwumve cyane iyi mirimo ngo uyivuge, ahubwo umvira Imana iri kukubwira ngo genda ukore iyo mirimo. Mwumvire Imana barokore, mwumvire Imana kugeza ubwo Imana ibona ko mwayumviye. Nigutuma igende, nigutegeka gukora ukore, nigutegeka gutanga utange, nigutegeka gufasha abantu bafashe, nigutegeka kwihana icyaha ukireke, nigutegeka kunesha ubibyemere. Imana irashaka ko wumvira cyane kuruta kumva. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Turagira ngo dusoze tusenga. Wowe wageze aho wumva cyane ariko ntiwumvire,
uce bugufi muri iri jambo ry'Imana yiteguye kugutabara. Hanyuma wowe wumviye kandi Uwiteka aguha imbaraga zo gukomeza kumvira, gukomeza kumvira abantu Yesu yajyaga atuma bakagenda rwose bakamwumvira rimwe asigira abantu itaranto ngo bazigenzure bazicuruze, baramwumvira bazigenzura barakora. Hanyuma abonekamo umwe utaramwumviye aragenda arayitabika. Nyir'umurima aje shebuja aje databuja aje aramubwira ngo ngiri itaranto yawe nabonye ko uri umunyamwaga usarura utabibye. Ashyiraho n'amagambo abantu batumvira bagira amagambo aryana. Shebuja arangije aramuvuma ati wowe bagukururane hariya mu muriro uri umugaragu mubi, ntabwo wumviye warumvise ariko ntiwumviye. Hanyuma mwebwe mwinjire mu munezero wa so kuko mwumviye. Imana ikeneye ko abantu muyumvira cyane kuruta kumva. Kadusenga Imana ibaha imbaraga itugirire neza. Imana ikwagure kurinde kumva, ahubwo wumve ariko unumvire. Wumva amategeko ariko wumvire. Mubyeyi nakubwira ngo reka iki cyumve ariko unumvire. Ijambo niri kubwira ngo reka iki wumve ariko wumvire. Niri gutegeka ikintu ucyumvire. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Imana ishobora byose, yari iminota yo kubwira abantu ngo bakumvire. Abantu benshi barakumvise ariko ntibakumvira. Bumva ibyawe ariko ntibabyumvira ngo babishyire mu bikorwa. Bumva ijambo rivuga ngo nimwihane, bararyumva baranaryandika ariko ntibaryumvira ntibihana. Bumva ijambo rivuga kutabara imbabare, barabyumva ariko ntibabyumvira ngo bajye kuzitabara. Uyu mwanya manukana imbabazi zawe n'imbaraga nyinshi kugira ngo abantu bamaze igihe bumva banakumvire, kandi umuntu wese wumvise iri jambo umuha imbaraga zo gushyira mu bikorwa ikiri jambo rimubwiye. Ndagushimiye ko ubana natwe kandi ukabana n'ubwoko bwawe, ukabufasha muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane.